Reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza cyane wowe udahwema kutwereka ko turi kumwe umunsi ku munsi, kandi ukanatwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi nk'uko rero bisanzwe nk'uko tugenda tubagezaho update z'amakuru tugarutse kubaha aya makuru akomeye cyane. Ni inkuru yakomeje kugenda igarukwaho kenshi cyane mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, ni umukobwa bivugwa yuko rero baje kuba bamwoherereza inzoka, yaje kuba yakohererezwa inzoka n'umusore bakundanaga, bikarangira rero iyi nzoka imwizingiyeho. Byinshi ku byakurikiyeho rero nyuma y'uko iyi nzoka imwizingiraho ndetse n'ibyakurikiyeho nyuma y'uko iyi nzoka iza kwizingira k'uyu mwana w'umukobwa, nibyo rero tugiye kuza kuba twagarukaho muri aya makuru. Ushobora kwibaza ati ese kubera iki uyu musore yafashe umwanzuro wo koherereza inzoka uyu mukobwa, ese yabikoreye hehe? Hari byinshi rero uhise wibaza nyuma y'uko wumvise iby'aya makuru, nibyo tuze kugira ngo tuguhe update zabyo muri kano kanya. Gusa mbere y'uko tubigarukaho muri kano kanya, reka tubanze tugusabe inyabuneka kanda kuri subscribe cyangwa se sabone, ntibagire gukanda ku nzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona mu ba mbere, amakuru yacu ujye uyakurikirana gatanu kuri gatanu. Turagusaba byibuze kuba wasangiza aya makuru abantu bagera nko kuri batanu, uraba ukoze cyane. Ikindi nugenda muri comment utange igitekerezo kandi ntibagirwe gukanda like kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu, uko tujyana dushyiraho amakuru ujye uyabona mu ba mbere. Nk'uko rero byakomeje kugenda bigarukwaho, ni inkuru ibabaje mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro. Uyu mukobwa rero waje kuba yakizingirwaho n'inzoka, ubwo bivuga ko yaragiye guhaha, ngo yari avuye iwabo mu rugo agiye guhaha, birangira iyi nzoka ije kumwizingiraho nk'uko yageraga mu marembo y'iwabo. Ni amakuru rero kugenda agarukwaho, abantu benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo babigarukaho cyane. Mu by'ukuri ibintu byaje kubera hano muri uyu mujyi wa Kigali muri kano karere ka Kicukiro byateye abantu benshi urujijo ndetse abandi nabo batera ubwoba. Mu by'ukuri tugiye muri detail y'uko amakuru twayamenye ndetse n'uko byaje kuba byagenda ndetse n'uko byaje kuba byatangira, uyu musore kugira ngo afate umwanzuro wo koherereza inzoka uyu mukobwa, biravugwa ko rero uyu mukobwa ngo yakundanye n'uyu musore, bakundana igihe kirekire, dore ko bakundanye uyu mukobwa yiga mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye, mu gihe uyu musore we rero ngo yari arimo arashaka ubuzima hanze, ngo yari yaramaze gufatisha ubuzima hanze, ngo akundana n'uyu mwana w'umukobwa. Urumva uko byagenze mu rukundo rwabo rero, ngo bakundanye uyu musore agenda atakaza ibintu byinshi kuri uyu mukobwa, kugeza amagingo rero uyu mukobwa ngo yaje kuba yasoza amashuri. Asoje amashuri rero ngo uyu musore aza gufata umwanzuro wo kuba yamuganiriza ku kuba babana, ariko mbere yo kubana ngo abanze amushingire bizinesi abanze akore. Ariko mu by'ukuri bivuga ngo ufite ikirozi ntabwo amenya ko cyera, ariko kandi ngo ufite umwitayeho ntabwo ajya abiha agaciro. Uyu mukobwa nawe yakunzwe n'uyu musore, ibaze gukunda umuntu ari mu wa kane segonderi mpaka arangije kwiga, kugeza ubwo rero ngo yaje kuba uyu mukobwa yaranatangiye kwiga kaminuza, ariko yiga arihirwa n'uyu musore, ngo akaba yarageze mu mwaka wa kabiri wa kaminuza. Urumva yarayigezemo hagati. Noneho rero biravugwa ko uyu musore ngo rero yigereye uyu mukobwa amusaba ko rero bazabana, ndetse na mbere yo kubana ngo amushingira bizinesi, dore ko uyu mukobwa nubwo yigaga muri wikendi, ariko urumva ko byagendaga kose ntabwo byari byamubuza gukora akazi, agasiga umuntu cyangwa se akajya ahasiga umuntu yizeye mu bakozi akoresha. Biravugwa ko rero ngo uyu musore yaje kuba yahereza uyu mukobwa miliyoni zigera muri miliyoni 9 gutyo cyangwa se 10, niko amakuru abivuga. Ngo akimara kumuhereza rero izi miliyoni 10, ngo uyu mukobwa yahise aburirwa irengero. Biravugwa ko rero ngo bagiye gushakisha inzu umukobwa agomba gukoreramo, inzu iraboneka. Inzu ngo ikimara kuboneka, uyu musore nibwo yaje kumuhereza amafaranga ngo arangure. Akimara kumuhereza ayo mafaranga ngo arangure, yahise amuburira irengero. Telefone ye ngo umukobwa yahise azikuraho, birumvikana nyine yahise aburirwa irengero. Biravugwa ko rero ngo yahise ajya mu gihugu cya Kenya, ngo uyu mukobwa rero niho yahise yerekeza. Umuhungu rero yakomeje gushakisha, dore ko yari yaragiye no kumwerekana iwabo. Umukobwa bari bazi yuko uyu muhungu ndetse nawe bari bazi yuko iwabo
iwabo w'umukobwa bari bamuzi ndetse n'umukobwa nawe iwabo w'umuhungu bari bamuzi bose ndetse bari baziranye. Mu by'ukuri ikintu caburaga ni ukugira ngo babashingire. Ikintu caje gukurikiraho rero, uyu mukobwa akimara gukora ibi bintu yahise yinjira mu gihugu ca Kenya aja kubayo, ngo akaba yaramazeyo amezi 7 yose umusore yaramubuze. Uyu mukobwa rero nyuma nibwo yaje kuba yagaruka, aje ageze mu gihugu cy'u Rwanda rero ngo uyu musore aza kumenya amakuru y'uko uyu mukobwa yagarutse. Nibwo uyu musore agiye gushaka uyu mukobwa, amugezeho ngo uwo mukobwa aramushwishuriza amubwira ko nta kintu yigeze amuha, ndetse amubwira ko kuba barakundanye akaba yaramurihiye ibyo ari ibintu bisanzwe. Umusore aratuza dore ko nta n'inyandiko bari bafitanye, ngo arajya kumurega. Byarangiye rero umusore atuje araceceka, aceceka ikibazo cye nk'uko abanyarwanda b'iyi minsi bajya babivuga mu rubyiruko ngo aceceka ikibazo cyawe. Uyu mukobwa rero yacecekesheje uyu musore aceceka ikibazo cye, ariko umusore bikomeza kumwanga mu nda, aribwo yaje kujya mu bavuzi ba gihanga mu gihugu cya Uganda ngo aza kumutereza inzoka. Rero yamutereje inzoka hano mu mujyi wa Kigali. Abantu benshi batunguwe bakimara kubona uyu mukobwa uko byaje kumugendekera. Amakuru rero akaba yemeza ko rero uyu mukobwa ngo yavuye mu rugo agiye iwabo guhaha, ageze mu muhanda rero nibwo ikiyoka caje gihita kimwizingiraho. Abantu benshi barahurura baje gutabara, ariko mu by'ukuri ntabwo byari gukunda ko uyu mukobwa agira umuntu umwegera, kuko iki kiyoka abantu bajyaga kuhagera kikizenguruka kigashaka kugira ngo kibarye. Urumva nyine mu by'ukuri iki kiyoka cateye abantu benshi ubwoba. Uyu mukobwa rero yakomeje gutabaza, atabaza ati nimuntabare. Inzego zitandukanye z'ibanze zirahagera. Mu by'ukuri mu kuhagera ikintu cyaje gukurikiraho ni uko ngo n'uyu musore nawe ngo yari ari hafi aho ngaho arimo arakurikirana uko ibintu birimo kugenda, ndetse ari kureba ibi bigenda kuba kuri uyu mukobwa. Ikintu cyaje gukurikiraho ni uko uyu musore nawe yahise ahagoboka ahita ahagera. Ahagereza rero ahita abwira umukobwa ngo narakubwiye wanga kunyumva, ariko ubu ngubu ho uri buze kuba wakemera ko naguhaye amafaranga yanjye, ndetse uri buze kuba wansubiza n'amafaranga yanjye. Umukobwa yakomeje gutabaza abura uwamutabara. Uwo musore rero abantu bakimara kumenya uko byagenze abibwiye abantu, mu by'ukuri uyu mukobwa baza kumusabira imbabazi, ariko mu kumusabira imbabazi akaba yaje kugira ibyo yemera. Akaba yemeye rero ko agomba gushaka amafaranga y'umusore akayamusubiza, ndetse akaba yaje kugirana amasezerano nawe. Hazana abanoteri ndetse n'abanoteri bagirana amasezerano y'uko agomba kumwishyura amafaranga ye. Dore ko rero ibyo makuru akomeje kugenda agarukaho, abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho, ni kubije kugira ngo tubahereze updates. Ni ubwa mbere ubanye natwe rero, kanda kuri subscribe, ntibagire gukanda ku nzogera kugira ngo ujye ufata notification y'amakuru yacu tuba tukugezaho 5 kuri 5.